wagakundanye n'umuntu wenda mugapfa ibindi bintu mugashwana, ariko gukundana n'umuntu warangiza ugasanga wowe wari umeze nk'agapira arimo yikinira, nashaka azatera ishoti ajugunye ibishanga, jugunye ndo bajugunye mwana, birababaza. Nta murozi mubi nk'uriye ufata umutima w'umuntu akamwizeza urukundo rudahari. Oh my goodness, gukunda birababaza. Wamuhaye amafaranga akaza mugakorana izo hita ushaka, niba ari n'agatwiko aragakora yewe, ukamuga ati none dore imbogo jewe amafaranga ngaya hano, akamubwira akaguca amafaranga ashaka. Iyo ako gatwiko mukagakorana nkuko nabandi bose baza bagakora amapranka, kandi kuba yasezereye Vava mu rukundo ntago yaba yamurenganyije. Vava nawe biravugwa ko yari umutekamutwe yabeshyaga uyu musore ko ari isugi, kandi ngo atari isugi, afite abana babiri mu cyaro, harimo no mukuru ngo w'imyaka 10. Yewe reka nkubwire, ahari utabyumva kiritse niba nta mutima ugira wo gukunda. Abantu bakunze bihari muri kumva ibibira, gukunda umuntu ugasanga ntigeze agukunda, aragufite yindi gahunda, aragufiteho misiyo. Reka tuvuge ko ari misiyo yo kukubeshya, aragufasha umutima wamaze kuwufata gutya, utangiye kumwizera, hahandi n'ibihangano byawe bimuhereje, mufite proje muri gukorana, kubera iwe icyo ashaka nyine arafasha ibihangano byawe mu busesenguzi bwawe ashyira kuri cano ye, wowe biburijwemo, kandi mu by'ukuri byakuvuna. Ikibazo si uko wenda yaba yamukoreye utwo tuntu twose, ikibazo ni ukubimukora noneho yamushyize mu rukundo sasa. Bwana uko batazi birababaza, uriya muntu aba ari umugome. Nawe wa muhungu wahuru, wa muhungu we Dr. M, wigaye mu mutima wawe, buriya wagahemukiye umuntu ariko utabanje gufata umutima we mwana. Kabisa. Oya. Muhemukire, mubeshyiza uri muri iyi si ni bibi cyane. Tujye dukora byose ariko kwangiza amarangamutima y'abandi bantu. Umutima uraryana, utinya ahantu utafata ngo ushime. Urumva? None ngo yatukanye, uzibura muri ukuntu ameze, akosha nababwiye ati umuntu utabasha kumva Vava n'utazi urukundo, naburiya ari kuza kuri YouTube akavuga kuri ngo nta rukundo ntiyankundaga n'ibiki n'ibiki, arimo arihagararaho. Ariko muri uko ameze uyu muhungu, ariko ngira ngo reba tukayakunda. Nuko Imana hari amakapo amaze n'imyaka kuri iyi mihanda dukurikirana dukunda, kandi tutazi ko ari prank. Sibyo, niba unashaka gukora prank yimenyesha umuntu, aho noneho kugenda ukareka umuntu ko umukunda, ukamubwira uburyo umukunda, ukamubwira uburyo akurutira bose, ubona ari we mukobwa mwiza. Je ntago ndakundana n'umuntu nyuma yuko byawe bungu nta musobora gukunda ngo mutandukane. Je narakundanye ndanakundana, ariko nta muntu ugeze unkina agakino ngo wenda ari ikindi kinashaka. Turakundana twatandukana ku mpamvu zitandukanye, tutashobokanye, tutahuje. Ariko nyine nawe iyo rega uri kubona ko umuntu mutari guhuza, ugenda umwikuramo buhoro buhoro. Yes, reka tubasuhuze cyane kandi tubifurize ibihe byiza n'umugisha mwinshi kongera kuza turi bazima. Ibyo turabishimira Imana. Ndi kumwe na Fridaus, ni umukobwa wihaye, umukobwa wasenze Imana ibigenza neza. Ariko se wowe twumva warasenze uburiki? Warasenze uburikira wa mudamu, wa mukobwa, wa musore, wa mugabo, warasenze uburiki? Biva mu gusenga. Ngo warize biranga ngo racikiriza. Muri Isiraheli zakwigisha hasigaye. Isoko rati. Kandi ndagukomeje nimba ruhangayitse. Pole. Na Fridaus yari yakiriye nyuma yo kwibaruka impanga ntaki, mbese nta kirengera nta kandi avuka mu muryango mbese uciriritse cyane. Uraho Fridaus? Taho ndashima Imana. Amakuru yawe kabahizi we? Amakuru ni meza. Nashyizeho video mbona abantu bari kumbwira twe tugukumbuye, turagukunda, uri mwiza. Numva biranejeje. Wamba agapira keza kanditseho ngo iki? Shase ko kanditseho Dar es Salaam. Dar es Salaam. Ndi muri abamamariza ngo bajye Dar es Salaam asa. Nuko nakunze kala yako, ariko nkagura mbona kanditseho gutya nyine ndakihanganira.
Dar es Salaam. ya reka nsuhuza abakunzi banjye ndabasuhuje Yes. kandi mbifurije ibihe byiza rwose Yes. muhaye muronke ku mpuhwe za Nyagasani abababaye abakomerewe bafite ibibazo bigiye bitandukanye abarwaye mwese ni ukuri mwihangane biraza kumera neza ariko nanone ku bantu bashaka kwiga imodoka kwiga amategeko y'umuhanda bakabona permis provisoire na permis definitive na handi wajya kwiga ugatsinda kandi ukoze rimwe uretse kwa mwarimu Kerema akora mu mujyi wa Kigali Nyamirambo munsi ya tapi rouge mu cyapa cya bisi zijya Nyabugogo mu magana bafashe nimero ni 0788 38 hehehe 0788 reka niyagirwe nimero Uzima buzibagiwe ntago yakwishyuye ubwo wapi ntago naherukaga gukora kandi warayariye oya mwarimu Kerema maze ubwo yakwanga kunyishyura nubwo wowe warayariye none wowe waranze no gukora ariko ubundi nta nubwo ari no kunyishyura nge ndiga kandi ngiye kubona perime vuba yakubwiza ukuri muranyizwa n'iki 0788 kandi akarusho nuko kwa mwarimu Kerema bwo wishyura iyo umaze gutsinda noneho ikindi kirenze kwa mwarimu yego kwa mwarimu Kerema iyo udatsinze aba ari uburangare bwawe ariko nanone urongera ugasubiramo ntandi mafaranga utanze arenga kuri yandi mwavuganye ni umva nipa kuyibonye kwanza nta n'umunyeshuri ujya utsindwa biramutse iyo ereri ibayeho uramutse niyo ereri ibayeho ugatsindwa waba warangaye ariko nanone ntago umuntu atsindwa atarangaye ariko nanone ikintu urongera ugasubiramo akongera akakwigisha ibyo utamenya aho watsindiwe ukongera ukajya gukora ikizamini ugatsinda kandi ntandi mafaranga utanga amafaranga mwavuganye bwa mbere niyo wishyura umaze gutsinda gutsindwa mu gushaka perime gutsindwa n'ubundi uba warangaye cyangwa se wibagiwe cyangwa se n'iki ubundi mwarimu Kerema kujya gukora perime atsindwa kantu gato cyane yagize yakije moto atambaye vo mambe yandi yakije imodoka atambaye vo sentire Dogenzi watsinzwe noneho amaze kubikora byose asohoka mu modoka asigamo kontaki mbabukarisha mbana ibaze gusigamo kontaki noneho watsinze byarangiye bamaze no kuvuga ati wana byabaye ugasohoka ugafunga umuryango kontaki isigaye mutayari ari akantu tumvise rero mbego ndi umuturage wize ubunyanzabona perime mwana mbakuno gusizemo vora ariko ravuga ngo ukibagirwa kwambara vora yakije imodoka atambaye vora nka umva ubu ngubu nanjye cyakora mfite ubwoba bwo kuzajya gukora ikizamini nubwo ndi kugira mfite ubwoba kuri noneho basigaye bakoresha ikoranabuhanga mfite akoba ariko nyine iyo ugeze ikoranabuhanga buriya humbuye neza ejo bundi ngo hatsinze abanyeshuri bangahe mu bakoreye ku ikoranabuhanga ngo nimba ari 60% nimba ari 40% abandi se ubwo urumva bataratsinzwe abandi barahiye ariko kwa mwarimu Kerema abanyeshuri be bose bakoze ikizamini mu gihe cyashize baratsinze nta n'umwigeze utsindwa kandi noneho ewana akwigisha neza wowe umuha umwanya undi akakwitaho yita ku banyeshuri be kandi noneho ku ruhushya rw'agateganyo ni hagati y'iminsi 3 n'iminsi 7 ku ruhushya rwa burundu ni hagati y'iminsi 15 na 30 n'impamvu giye ntaramara kubona uruhushya rwa burundu nuko mba mfite byinshi niga rimwe na rimwe sometime nkamara n'icyumweru nagiye ubwo se urumva hari igihe njyaho n'ibindi nanabyibagiwe yes ibyo twabivuyeho amakuru sumeze neza meze neza urumva ko nenda kubona kategori B yes video twakoze nabonye hano bavuze ngo aragukunda nanjye ndabakunda bivuga nk'amazina y'abantu umuntu wambwiye ngo mva ngo uri mwiza ngo ariko ngo ugira amahane yewe rwose ndayagira ntazagire n'umenyera njyewe sinkunda akamenyero pe ngaho re kuko abantu baha ubareka umutima mwiza bakakuzeyuka bakakuvogera bakakumenyera njye ngira amahane rwose ntabwo ukunda umuntu ukumenyera simbikunda uretse n'abaha kuri YouTube bo barambangamira ko ntabasha kugirana nabo ariko abo batuziranye barabizi ko sinkunda umuntu umenyera sinkunda umuntu nzanaho uburyarya sinkunda umuntu ugira ubuntu bw'ubucakura cyangwa nkoza hirya hino simbikunda nunzi wese neza arabizi mfite uko mbana n'abantu banzi kandi tukabana neza
nta ubangamiye undi kubera ko tuba tuziranye. Ibyo buri wese yanga sinkunda umuntu umenyera kuko umenyereye ntabwo byaba byiza. Gusa ntabwo byaba byiza kuko nagukubita gusa mpita nkureka utanigendera rwose cyangwa mutuka. oya Ariko ngo muratukanaga. oya gutukana none se ubundi ninde waremye ibitutsi? Ni Firdaus cyangwa ninde? Ngo muratukana, numvise ibitutsi, dore imbogo yatutse sheri wiwe. Ndavuga ni rero aba bakobwa bashize isoni kabisa. Kitse Dore habajyana. imboga huraye na Firdaus. Aji wabahajya abahungu gusa. Bose bajyayo. Nize kuki dore imbogo batamujyana iwawe. None se baramujyanira ko byagenze gute? Umuntu utukana kuriye. Ari gutukana nande? Nubu mayibo nubu. Oya wimucira urubanza mwana. Bra reka nkubwire Ariko po. se reka nkubwire. N'abantu bose banakurikira social media. Kumva ngo umuntu yakoze ikosa ntago ari ngombwa ngo rikosozwe irindi ngo namwe mu mutuke ngo namwe mugire gute. Hari impamvu nkuko nawe bitewe na situation uri ushobora kugira uko witwara mu kibazo. Paul iyo urakaye ufite umujinya ubigenza gute? Free. Nyine ndakubajije aho hantu. Jewe ndakaye mfite umujinya. Umujinya ari kubabaye umutima wawe wamenetse. Yes, njya ndakara mwana. Nyine umutima wawe ubabaye umuntu yakubabaje. Iyo umutima ngenda ngo no guceceka. Ubwo nibwo buryo bwawe. Hari urakara akarwana. Sibyo? Hari urakara gatukana. Hari urakara gaceceka. Hari urakara gakubita ibipfunsi intoki ewana. Agakomerega. Mbese buri wese muri kamere ye cyangwa se mukuna ateye. Ahubwo buri uri utukanye. Buri cyakubwa ko nta nimbere kayindi bisigaye. Kubera iki umujinya arawivuye nyine aravuze. Uzi umuti wakora. Uzi umuti wabasha gukura ibyo bintu. Ibyo by'imijinya y'imiranduranzuzi. Imijinya y'imiranduranzuzi. Umuti ubikuraho n'umugabo witwa Yesu Kristo. Nicyo cyatumye aza mu isi kugira ngo abanze ace ikintu cyitwa kamere y'umuntu mbi. Ni umuntu wago ushobora kubona umuntu reka rero nkubwire turi abantu noneho ntabwo turi abamarayika kandi ibyo bintu byose biri mu dore mwuka weri yageze kuri uzi ikintu cya mbere abanza kwica. Banza gukuraho kamere. Yamara gukuraho kamere unakabana nawe agatura muri wowe. Kamere se ubundi ni iki? Ngiye nakubajije ngo iyo urakaye ukora icyo urambwira ngo uraceceka. Kandi iyo ucecetse nyine ni ya kamere ya nyine iyo urakaye ugakora ibintu bibi. Bese bibi. Ntabwo ubuzima. None se ubundi warakara ugaseka warakara ukavu ni gute naba nakurakare nkambwa ati Paul mugabo mwiza iririre ibyo ntibishoboka ku muntu nubwo waba wabonekewe nandese aho ibyo bintu bibaho ngiye ni gute nkubwira ijambo ryiza narakaye wenda kugira ngo ntagira icyaha nkora mfite guceceka ariko guceceka ndimo ndatekereza ndi gutekereza iki none uri utekereza ntavuge niwe mubi kurusha uwavuze ubundi mubi ubuzi iyo warakaye nyine uzi ubu cecetse gusa cyane simvuga ariko ubu ufite ibyo biri mu mutima wawe uri gutekereza ubifatira n'imyanzuro Mwuka Wera ubundi aragusanga kuganiriza aho byani wowe ituriza wenda tukiri no kuri dore imbogo je byo gutukana si byo nshingiraho cyane yatukanye ibyo ni ibimureba afite impamvu yatukanye ahubwo iyo mpamvu niyo twakibajije ese yagatumye atukana iyo mpamvu rero avuga ko yamuhemukiye iyo mpamvu dore uko imeze umukunzi we Dr. M baririmbanye indirimbo ni Emi ni Emmanuel nimba ari Emmanuel yanditse ngo ni M gusa ntamenye ibyo ari byo uriya muhungu nawe nabonye ari umusikama ni wamenye ibyo ari byo rero ndo yakitwa Dr. M ubundi ni Dr. ariko mwana reka mbabwire ubundi arifata akita Dr. ati Dr. afite dogitoro kwanza ufite dogitoro wa muhungu we ubaye uri Dr. ntago wakabaye uri gukora ubushiti nk'ubwo ngubwo wowe na dore imbogo ubaye waranize ujijutse ntago wakabaye uri kuvuga amagambo angana gutya cyangwa se ukorera ibintu bimeze kuri ya Valentine kwako nta njijuke yakora ibintu nka biriya uri kumva kandi nanone ariko mukuru wacu ku gipfunsi rwose nawe yavuze ati injiji ni ebyiri yize nitarize kandi yize ni yombi kuko ibyici bizi bikora ibizi cyakabise yize ni yombi hagati yabo rero urumva ko ewana akuretse ko atari Dr. atubeshya
bajya banareka gupfobya amazina y'abantu amazina nk'ari yaremereye mwana Dr Murangira Dr runaka warangiza izina Dr ukarikoresha ubushiti se nka buriya bibaho Dr Nsabi Dr Nsabi nawe yabyiyise kuko ngo yari kuzaba dogiteri yashaka kuzaba dogiteri ko ntiyabaye we ko yarabinabisobanura ntabwo ari dogiteri rero yari afite kuzaba dogiteri kujya bishobora ibintu bitagezweho wenda aba icyo yarengeje yambwiye ati umukuru afite imyaka 10 ukurikiraho afite imyaka 7 ndabase kuki abihisha akirwaza kuri kamera beshya ngo ni sugi noneho ngo ni biki none ikitangaje uwo muntu wabimbwiye yambwiye ati bose nabo bagabo batandukanye ayo wariye ni menshi cyane sha jyana yo ngayo umuntu nk'uwo utukana gutyo wamujyana iwanyu koko nicyo ni ikibazo Dr M yibajije oya nareke kuvuga ngo umuntu nk'uwo utukana gutyo ujya kumukunda ntago wari umuzi ngo wamakiwe ibyo bitutsi vava arimo aratukana na mbere yose yarabitukana na mbere yose yarabitukanaga hanyuma jewe ni urugero nk'umuntu jewe nsabye reka ngiye ngo n'urugero urankunze ngewe uranzi ahangaha warambonye ibyo nkora sobonye uko umuntu ngo nimbwa iriya mpamvu yatumye mbivuga uzi yuko uri umugabo wanjye ahari ukabikora nawe nakubwira ati yewe ndi nyakabwani rongengiye mu maguru jewe Firdaus reka nkubwire ndumva dore imbogo bakuye kumujyana iwawe ariko oya reka twivugiye ku bibazo bya dore imbogo by'iwawa simbiza abantu bari imihanda bakwiye kujyayo ni benshi keretse nibakukumba ibyo ngibyo ntabwo bindeba ugeze kunsamura ngo kiriya gitutsi kivuga gutya kakurya ngo kajya kanapfa none se nimba yarakamututse haya bisobanura iki ngo nimba ari ngo abakuru agukwiciye umwana ngo kanamurya se sinzi ngo nko gupfusha umuntu umwana wawe ukanamurya ugapfusha umwana ukanamurya Yesu we oya ngo kurya kanapfu ni ukuba warapfushije sinzi ngo hari ibiba nyine ngo wabonana n'umuntu ngo kamwikurizamo ako kanapfu ngo nawe akajya byarapfusha ubundi ni nko kumubwira akajya byarapfusha yarari yakanapfa akajya byarapfusha none se bura ntiwasanga yamuvumye Dr mu gihe cyo gushaka ko akazaba byarapfusha yamuvumye se yamuvuma gute Firdaus yanakwibambe ariko buriya reka nkubwire tukiri ku bintu bya dore imbogo nubwo numvaga bigize tukiri ku bintu bya Valentine na nuriya mugabo Dr M ni ukuri kw'Imana buriya bantu mujye mwitonda niyo mpamvu vava buriya hari ukuntu uba ugomba no kumva umuntu nubwo yaba yatukanye kuri iyi nshuro nshobora kumwumva nubwo yatukanye uzi impamvu namwumva nta kintu kibi nko gukunda umuntu ugasanga yaragukinishije niyigeza gukunda Valentine nubwo ari kwihagararaho ariko afite agahinda k'urukundo rwe yarazi ko afite akaba rwari ntarwo akaba ari umuntu wamuziye mu buzima akeneye kwitwikira akeneye kwizamurira izina rye Dr M aza mbere y'uko ahura na Vava bagakorana indirimbo yari afite abasubscribers 50 akanyageze mu bihumbi hafi 6 kubera dore imbogo niyo mpamvu rero wagakundanye n'umuntu wenda mugapfa ibindi bintu mugashwana ariko gukundana n'umuntu warangiza ugasanga wowe wari umeze nk'agapira arimo yikinira nashaka azatera ishoti ajugunye ibishanga jugunye bajugunye mwana birababaza nta murozi mubi nk'uriye ufata umutima w'umuntu akamwizeza urukundo rudahari oh my goodness gukunda birababaza ahari utabyumva kiretse niba nta mutima ugira wo gukunda abantu bakunze hari muri kumva ibi bintu gukunda umuntu ugasanga ntigeze agukunda aragufite yindi gahunda aragufiteho misiyo reka tuvuge ko ari misiyo yo kukubeshya aragufasha umutima wamaze kuwufata gutya utangiye kumwizera hahandi n'ibihangano byawe bimuhereje mufite projet muri gukorana kubera iwe icyo ashaka nyine arafasha ibihangano byawe mu busesenguzi bwawe
ashyira kuri cano ye wowe biburijwemo kandi mu by'ukuri byakuvuna ikibazo si uko wenda yaba yamukoreye utwo tuntu twose ikibazo ni ukubimukora noneho yamushyize mu rukundo sasa bra nuko bataza banatubwiye ibintu uzi ibintu bibera mu rukundo wanasanga n'ibyo ari kuvuga ngo sisugi nawe ubwe yaramubararyamanye ariko atazaga bitubwiye barasambanye buriya ibyo bakora ngaho ibaze none imbwa ikakujya no mu maguru iri kukubeshya ibaze kuri Frida nahise nkumva nawe ni kuri ubuteye umuginga akakujya mu maguru arimo arakubeshya jewe ndatukana nawe hari umuntu wisimbwa n'undi uzamera nkawe nayimwita ni ukuri n'undi wakora ibyo yakoze cyangwa se ibyo akora rega nubwo tuzivuga ntabwo nubwo wavuga ngo umuntu ni iki nawe aba afite umwanya azi ko abarizwamo niba utari umubyisunduriye va mu babyeyi nyine ugende urumva n'undi kubikubwiye numbisubiyemo n'undi wambera nk'uko yambereye nubwo aba ari umugabo wanyambitse impeta wenda nshobora kutabivuga kutabimubwira bitewe n'agaciro yamaye abandi banyimye nshobora kutabimubwira ko narangiza umutima wanjye nkavuga ati uyu muntu nahataniye nayo muri njyewe nyine wenda nkagenda tukarangizanya amahoro wenda tutihaye abantu bitewe n'uko nyine ubwo muba mwarakundanye muba mwaragize gute ariko turimo turavanga dosiye kwanza turi mu za dore imboga ubu turi hano ntawe turi bujye muri turacyari hafi aho ngaho ubwo nahise numva ko nawe hari igihe ugira umujinya ukarakara nubwo hari aho mujya mukundana mugatandukana wenda batari abasitari wenda batagiye kuri YouTube nta muntu njyanuka yigendera gutyo nta muntu njyanuka cyane ko agiye unankinishije mu rukundo umva wabumenye umutima njye ntabwo ndakundana n'umuntu nyuma y'uko byawe ngo nta musobora gukunda ngo mutandukane njye narakundanye ndanakundana ariko nta muntu ugeze unkina agakino ngo wenda ari ikindi kinashaka turakundana twatandukana ku mpamvu zitandukanye tutashobokanye tutahuje ariko nyine nawe iyo rega uri kubona ko umuntu mutari guhuza ugenda umwikuramo buhoro buhoro Imana nanose ugusanga rukundo yararugushyizemo ari ukugukina ye baba we birababaza uriya muntu aba ari umugome nawe wa muhungu wahuru wa muhungu we Dr. M wigaye mu mutima wawe buriya wagahemukiye umuntu ariko utabanje gufata umutima we mwana kabisa oya muhemukire mubeshye ariko usubira mubeshye umushyira mu rukundo kubera iki wamubeshye wamuririye oyite dore imboga akunda amafaranga wamuhaye amafaranga akaza mugakorana izo hita ushaka niba ari n'agatwiko aragakora yewe ukamuga ati none dore imbogo jewe amafaranga ngaya hano akumubwira akaguca amafaranga ashaka iyo ako gatwiko mukagakorana nkuko nabandi bose baza bagakora amapranka kandi tukayareba tukayakunda n'ukuri ko Imana hari amakapo amaze n'imyaka kuri iyi mihanda dukurikirana dukunda kandi tutazi ko ari prank sibyo niba unashaka gukora prank yimenyesha umuntu aho noneho kugenda ukereka umuntu ko umukunda ukamubwira uburyo umukunda ukamubwira uburyo akurutira bose ubona ari we mukobwa mwiza uri muri iyi si ni bibi cyane tujye dukora byose ariko kwangiza amarangamutima y'abandi bantu umutima uraryana utinya ahantu utafata ngo ushime urumva none ngo yatukanye uzibura muri ukuntu ameze akosha nababwiye ati umuntu utabasha kumva vava n'utazi urukundo naburiya ari kuza kuri YouTube akavuga kuriya ngo nta rukundo ntiyankundaga n'ibiki arimo arihagararaho ariko muri uko ameze uyu muhungu ariko ngira ngo kuba yasezereye vava mu rukundo ntago yaba yamurenganyije vava nawe biravugwa ko yari umutekamutwe yabeshyaga uyu musore ko ari isugi kandi ngo atari isugi afite abana babiri mu cyaro harimo n'umukuru ngo w'imyaka 10 yewe reka nkubwire ibyo bintu njye ntabwo ndi kubyemeranya ngo nabo ko dore imbogo y'abafite abana babiri none se dore imbogo ubona iyo urebye ubona ari umwana se ntabwo ari umwana ariko niyo yaba afite abana ntabwo kubyara ari ikosa nubwo yaba atarabimubwiye nubwo yaba atarabimubwiye hari umwanya mwiza wo kuba wabwira umuntu amabanga yawe kuko wamaze kubona ko ari umwizerwa kuri wowe ashobora kuba atarabimubwiye nimba ari byo ashobora kutabimubwira bitewe n'uko
atarabona ko ari wa muntu wo kubitsa amabanga ye. Erega ntabwo ari buri wese ubwira ibintu byawe, kandi niba afite abo bana babiri uburyo yababyayemo urumva agomba kumusobanura n'icyo ari umuntu aba atiteguye kuvuga life ye. Wenda nkanjye unkunze urabizi ko mfite abana kuko biri imihanda, ariko ubaye utabizi nshobora kubanza nkakureka nkabanza nkareba se uyu muntu koko ni umuntu wanjye, ni umwizerwa kuri njye, afite ubumuntu, afite kuba yakwakira abana. None wa muhungu we, niba abo bana babagizeho ikibazo, ubundi uri umuntu muzima aravuga ngo umuntu afite umwana, nese urashaka ufite ingwe, urashaka ufite iki? Mugore nubyara rega ngafite abana, barambeshye ngafite abana. Umugore nubyara none se tabyara, arashaka ufite ingwe, nibyo mubajije. Niba ushaka umugore urebe Firidausi anabyara neza, uzaza ufite icyoro. Ahubwo afite n'ubumuntu kuba ataratwise izo ndanga zikuremo. Afite n'ubumuntu, ubundi umugore nk'uwo wamukura. Akunda abana. Arimo arahiga nimba yarabyaye wa mbere, uri kumva? Arabyara uwa mbere amushyize hariya, abyaye wa kabiri ntiyamukuyemo amushyize hariya, arimo arahiga amafaranga akagura amatungo akagira gute agashyira iwabo, abana bakabitaho. Ahubwo se umugore ufite ubumuntu nk'uwo ni uwuhe ukeneye wundi? Isugi? Ese washakaga isugi? Ese uri imanzi? Ubundi ikibazo nta nubwo abakobwa ngo si isugi, ubundi basugurwa n'abande kariyo yayo wa mugani. Si baba basugura uri imanzi. Ariko se kuno muvugira dore imbogo yaguhaye ruswa. Sinanaheruka no kuvuga yaguhaye ruswa. Kuri wa muntu uko none se jewe mvuga ibintu ndeba uko bimeze. Dore imbogo afite ikibazo gikomeye cyo kuba azana ibintu by'ubwesiko mu mujyi wa Kigali. We bwesiko uribuka ko yabeshera irango yamuriye amafaranga amubeshera. Ntawe yabesheye. Yari yes. Byari yamubeshye ngo yamuriye amafaranga. Ntago yari prank barimo bakora. Koko urabyibagiye ntago yahindukiye bakavuga ko yari prank. N'uducerera yamuhaye ngo vuga ko ari prank nkureho igisebo. None se urabizi neza bavuze ko ari prank. Niko ariko mwana njye ikintu cyambabaje muri ibi bintu bya dore imbogo. Nuko uriya muhungu yamufasha akamushyira mu rukundo kandi ari mu gatwiko. Buriya asanga yaranamuriye. Ako gahinda vavana kakaba gafite. Wowe ibintu urimo uvuga ntabyo uzi. Wanasa naho ibyo kuvuga ngo yarambeshye ngo ni isugi, ni isugi n'ubundi imbere y'umugabo wari we wese utakuzi wa mukobwa wabo